ngo twebwe dusanga tumenyereye ibyishimo muri makeya rero nimba tumenyereye ibyishimo tukabona ibyishimo nitubibonye ni ukuvuga ngo umuntu aranyonyomba neza cyane ukunyonyomba gake gake yuko avuga uti reka nigendere gake gake mu mahoro ariko hari n'indi kipe ejo bundi nayo yatashye nk'uwabareye oya nimbe nabo wabareye uyo bayita yatashye uwambwa iyo yatashye uwambwa nta nubwo yatashye uwabareye iyo yatashye uwambwa oya yes reka tubyemere twatashye uwabareye ariko hari indi kipe yatashye uwambwa gusa ari ugutaha uwabareyo no gutaha uwambwa wataha uwabare ntago wowe ntago wakumva ukuntu nimba rero yaraje gatsindwa igitego kimwe iwaye oya umva Jeff nimba ikipe yacu twebwe ibaho kubera akaboko kacu sibyo kandi ikipe yacu nta muterankunga tuvuga cyase nta hantu tuvuga ngo ikura ikintu runaka gifatika gihoraho cyaza buri kwezi iriya kipe ibaho kubera ko kuba twashyuhije umutwe twebwe tuba twabigizemo uruhare tubigiramo uruhare tukavuga tuti ikipe yacu ibaho muri ubu buryo biragenda gutya na gutya ariko nimba hari ikipe ishobora kuba yabara byose full package byose kuva ku nkweto kugera ku giki cyose nta kibazo itari kihembera igihe bimeze neza cyane yes yakaba iri ku rwego rwiza nk'urwo za Yanga ziriho na za Mamelodi n'izindi uzi nka buriya ufashe ubushobozi iriya kipe ndi kuvuga ifite ukabuha Rayon Sport oya tuyo nta muntu n'umwe uzi yuko nta muntu n'umwe utazi yuko reyo ari ikipe y'abaturage ari ikipe y'abafana none ikaba n'ikipe y'Imana kubera ko Imana ni Imana y'abantu bose abonye kazuba salama sande kazungu afana moreyo urabona atambaye se uyu ni mukuru atambaye umukara uyu ni mukuru n'umweru ntabwo ubibona uyu ni mukuru anga te turabarayo uriye umuntu urabona uyu nguyu mutipe yavuye mu Bushinwa ageze mu Rwanda bambwira ko ikipe ari reyo agenekereje aravuga ati nta ribi nubwo bambwereyo hari amakipe abiri mu Rwanda azwi hari reyo hakaba na mukura ati reka gende ifanire mukura nimba hari abareyo benshi reka nigire ku rwego rwa bamukura nanjye abamukura mbongere nawe yabaye umufana wiyongere mu bamukura none se ibintu mwihaye ngo n'Imana ngo irabakunda ngo n'ikirere ako reba dose reba no mu papa reba no mu papa reba nani cyangwa ari wowe kubera Imana no kubera Imana uzanshakire ikipe ifite jezi training nk'izi ngizi zisa wahikura ngaho reba mu kirere zamura kamera mu kirere reba mu kirere urimo urahabona iki si ubururu n'umwe abahakeye hose akara mukara n'umwe urabona hasa nk'uyu mwana uko yambaye naho ubundi ikipe yacu irimo irisuganya neza ejo twaratsinze turishimye dufite morale umutoza twaramuhagaritse ejo cyangwa ejo bundi dufite izindi match turi gutegura tugiye kugenda dushaka amanota gake ya mana y'abareyo nyine ya mana igikombe tuzagitwara no hahandi ya mana y'abareyo nta n'umwana uvuka ngo yuzure ingobyi neza niba uri tiyari ngo dutere akarembo kamurera babareyo muri se mwamfura mwe iyo mbibutse ndabakumbura ko hagiye ko mwatashye sinari nzi ko mwagarutse abareyo muri se mwamfura mwe iyo mbibutse ndabakumbura amashyi y'abareyo abareyo ngo Reyo Sport ikipe nkunda cyane Reyo Sport ikipe y'Imana Reyo Sport ikipe moza ku mutima tsinda uhore kwisonga horeyo Reyo Sport ikipe moza ku mutima tsinda ore kwisonga utsinda mu Rwanda ndetse n'imahanga
Mariya iri mu marira Rayon Sport ikipe moza ku mutima tsinda uhore ku isonga abareyo muriye se mwamfura mwe iyo mbibutse ndabakumbura bambwiye ko mwagiye niba bazi ko mwagarutse abareyo nk'abatupa turi abareyo mani no mu maraso umusaza ntagira icyo avuga kuri uratubwira amateka ya Reyo yewe n'uburyo watangiye kwikundamo kuko wenda amateka bari manini. yego yewe Reyo nayikunze guhera 2012 impamvu nayikunze nagiye i Kigali ubwa mbere umuntu arambwira ngo tujye kureba umupira kuri stade i Nyamirambo tuhageze mbona abafana baturinjira mbona ikipe ikunzwe n'abantu benshi imaze gutsinda mbona abantu bose mbona bahagurukiye icyarimwe umujyi wa Kigali wose mbona urashyushye cyane ubwo ngo guhera muri 2012 nahise fatira ndavuga ati ikipe utayikunda ninde nanjye itinjya mu maraso ikipe itanga ibyishimo ikipe itsinda mu mujyi wose ukishima n'ahantu hose mu Rwanda amamodoka akagenda amahona akavuga amabendera akamanikwa haba abana haba abatecuru haba abasaza niko bimeze ubu ngubu guhera ubu ngubu dore ngize imyaka hafi 38 nyikunda nta yindi kipe nakunda atari Reyo mu Rwanda ubundi se mu Rwanda amakipe azwi mu Rwanda nangahe ku ruhando mpuzamahanga nabiri niyihe arabanza Reyo ariyo murera yacu agatakubitiraho APR ariko ikipe izwi wenda muri Afrika yakoze ibikorwa yagiye mu matsinda ikipe yaba yaratwaye ibikombe mbere y'izindi kipe zose mu Rwanda yatwaye ibikombe bya shampiyona ni Rayon Sport yagiye mu hari n'indi ya kabiri ariko ijyanye na Rayon Sport mu Rwanda na APR iyo ngiyo twumva itaravugwa hari Ntuza hari Mukura yani Butare Huye iyo bitaga Mukunga nizo nzi iyo ngiyo yaje vuba kubera yuko none se ikipe byibura yagerageje kuba yakwikarifiya kujya mu matsinda mu Rwanda ni Rayon Sport nta yindi yigeze hajye ese wamenya abakinnyi bari bayirimo icyo gihe wenda bagera nko kuri 3 cyangwa 5 wa mbere wo nibuka harimo Bakame umunyezamu Jarek noneho rutayizamu yari Ntuza rutayizamu yari Chabarara uwa gatatu harimo uwo bita Manishimwe Mangwende na Jaberi harimo na ba Karebu office Karebu wo mu Rundi hakabamo na ba Hamis Cedric hakabamo nabo bita ba harimo na ba Fuade harimo ba Makenzi abo ngabo icyo gihe ikipe yari imeze neza ikomeye ese ngubu urabona ikipe yacu aho igeze ubu no ku mwanya turiho no kuba twaragiye mu matsinda twaragiye muri Confederation tukagaruka urabona ahantu biri gupfira kuba tutabona amanota uko tuyasabwa urabona ahantu biri gupfira ari he ariko bakinnyi ariko umutoza ariko muri Ntuza muri Nyobozi ni ahantu birimo bipfira rero muri aka kanya kubera yuko tutarimo tubona ibyishimo cyane cyane harimo abapfira mu bayobozi icya kabiri akatazamo n'umutoza udashoboye batuzanire umutoza ukomeye ikindi abayobozi bashyire hamwe natwe abafana tubajye inyuma ntabwo tubona ibyo byishimo reka tubaze n'uyu mugenzi wawe wowe iyo ubona Rayon Sport
urayizi Rayon Sport ya mbere yatwaye ibikombe, Rayon Sport ya mbere yageze muri 1/4 mu matsinda, yinjiye mu matsinda. Urabona Rayon Sport y'ubu ni ya kera, ari ya kera ni y'ubu iri kujegajega ari iri kujegajega muri no kino gihe ubu irimo iracika karaga gake, ariko akabazo kabaye bazagakusura bakagusura umutoza akagakusura, akabazo karimo kagakosora. Ubundi Rayon Sport nta kintu itwaye kabisa. Wabareyo muri ikundwa n'Imana, ikundwa n'Imana. Abareyo oui abareyo abareyo yes abareyo yes abareyo yes abareyo yes abareyo yes abareyo muri iri hano wafurawe orese mwamfuramwe iyo mbibutse nabakumbura, wambwiye ko mwatashye ntibari bazi ko mwagarutse. Abareyo yes mwiteguye gutsinda cyane tayari igikombe cya shampiyona turagitwara, tuzongera dusubire mu matsinda. niko bimeze. Ejo ngo twakuze kwa Rutsiro twikubita 3-1. Reka mamagare umurebe mukuru nawe uri hariya, reka mamagare umurebe mukuru nawe ze agira icyo atanga hano, agira icyo atubwira. Ariko turashaka ko Karibu Mureyo. bya bitego ni n'umuraperi ukomeye cyane hano mu karere ka Huye, bamwita Lokoke man. Mwatamuzi, afite indirimbo bita Ndabazi, afite iyo bita Solo, afite iyo bita indirimbo nyinshi cyane. Nawe afite n'indirimbo yaririmbiye Rayon Sport. indirimbo ngiye gukorera Rayon Sport muri iyi minsi. Indirimbo ya Rayon Sport ngiye kuyisohora ewana mu minsi mike cyane. Abageze hanze audio video. Ewana kandi ndababwiza ukuri ko indirimbo ari indirimbo izabiryoheye amatwi, umuntu wese uzayumva azumva koko izakora ku mitima y'abari. Ari indirimbo yakozwe n'umukunzi wa Rayon Sport. Ni ukuvuga ngo yo ubwayo akana umufana umukunzi wa Rayon. yes Ni indirimbo ikubiyemo ibintu byinshi, ikubiyemo ukuntu twagiye dukuramo zira za Yanga kera, za Gor Mahia zo muri Kenya, amakipe akomeye nk'ara yo muri za Mozambique. Ewana ikipe yacu ituba ku mutima, kabone nubwo yajya mu cyiciro cya 3 tukajya inyuma isangayo Murera ku mutima, Murera ku mutima ahantu hose Murera.